Padiri Theophile muraho Kristo Yezu akuzwe, mbaje kwifuriza rero Noheli n'umwaka mushya muhire wa 2022. Impamvu rero nkuzindukiye nubwo iwanyu aho ngaho bwakeye, ni akantu maze iminsi nibazaho, ndagira ngo ngusobanuze ushobora mbaye bafite umwanya. Hari ahantu umubyeyi Bikira Mariya yagiye atubonekeraga i Kibeho, yavugaga ati ntimusenga, nimusenge nimusenge nimusenge. Ati yewe ndetse n'abasenga ntabwo basenga neza. Ikibazo cyanjye ni kimwe kandi gito, ntibasenga neza, ndabasenga ntibasenga neza. Ese gusenga neza ni gute? Ikibazo cyanjye ni icyo, gusenga neza ni gute? Ni uko dusenga tukarangara, ni uko dusenga tukavuga amagambo menshi, ni uko tutakora ku mutima? Gusenga neza ni gute? Ngaya nguko rero, nubinsobanurira rwose, yaba mu nyandiko, yaba muri audio, yaba iki, uzamfashije cyane. Roho Mutagatifu akomeza kuyobore kandi banshimiye. Shalom. Turakuramukije muvandimwe utubajije iki kibazo ku buryo bwo gusenga neza, ufatiye ku butumwa umubyeyi Bikira Mariya yatugejejeho i Kibeho, agira ati nimusenge nimusenge nimusenge, yewe n'abasenga ntibasenga neza, nimusenge cyane kandi neza. Muri iki kiganiro tugerageza gusubiza ikibazo cyawe, twahera ko tuvuga ko isengesho ry'ukuri ryose riba rituwe Imana Data. Ni isengesho rituwe Imana Data tunyuze kuri Yezu Kristo umwana w'Imana, kuko nta na kimwe kigera kuri Data kitamunyuzeho, kandi iryo sengesho rituwe mu bumwe, mu rukundo, ni ukuvuga mu butagatifu bwa Roho Mutagatifu. Icyo ni ikintu cy'ibanze mu isengesho. Icya kabiri ni uko buri wese agira uko asabana n'umukunzi we, nta formule cyangwa se urugero rw'uko batangira umuntu aganira n'umukunzi we, ahubwo wenda haba amahame y'ibyo bibandaho: guhuza, kuvuga rumwe, buri wese akerekeza kuwe umutima, akirinda kurangara, akirinda kubeshya, kuriganya no kwizeza ibyo atashobora. Tugereho kugerageza kuvuga bimwe mu by'ibanze biranga isengesho ryiza. Ugusubiza nyine nk'uko watubajije ni Padiri Theophile Niyonsenga. Muri iki kiganiro ndagerageza kuvuga ahantu umuntu asengera, mvuge isaha y'isengesho, mvuge gusenga uko uri kose muri wowe wese, mvuge ku myiteguro y'isengesho, njye ku isengesho nyirizina ndivugeho gatoya ibiriranga, noneho tuze kwinjira mu isengesho rituje, tugere ku mbuto z'isengesho. Muvandimwe, twifuje kugusubiriza rero kuri iyi channel ya YouTube ibanga ry'ukwemera, kugira ngo wenda uko turagerageza gusangira igisubizo ku kibazo wabajije bibe byamurikira n'undi ubyifuza. Ahantu y'isengesho hose tugomba gusenga, ubuzima bwacu bukaba nk'impumuro cyangwa se ituro rihumurira Imana muri bose na hose, haba muri kiliziya, cyane cyane mu kiliziya ahari tabernakuro Yezu muzima muri Ukaristiya, nk'uko Mutagatifu Yohani Mariya Vianney dukunze kwita Curé d'Ars yabivugaga ati hariya ho arahari rwose kandi wese, ndamureba akandeba, arambwira nkamubwira,
aranyumva nkamwumva. Umuntu kandi yasenga aho ariho hose, haba mu ishambure, mu cyumba umuntu araramo, haba mu kazi, haba mu rugendo, haba mu gutembera, haba mu kuruhuka, hose umuntu yahasengera. Icya kabiri, isaha yo gusenga. Isaha yo gusenga ntago dusenga isaha, dusenga Imana. Umuntu agomba kureba isaha imunogeye, ndavuga mu isengesho ry'umuntu ku giti cye, naho iyo ari isengesho rusange nka misa bisaba guhuza n'abandi. Umuntu mu isengesho ry'umuntu ku giti cye agomba kureba isaha imunyuze, ariko kandi ntayihindagurikeho, kuko aba ari randevu uhaye umukunzi wawe. Umukunzi wawe iyo umuhaye randevu ukayica, ntunamuhamagare, ntugire uburyo umutumaho umumenyesha utanagize ingorane iyi n'iyi, uba umuhemukiye. Na Nyagasani rero iyo tumuhaye randevu ngo turasabana kuri iyi saha mu gihe runaka, iyo randevu tukayica tuba tumutengushye. Hari imyiteguro y'inyuma n'iy'imbere. Mbere na mbere yo kuvuga kuri iyo myiteguro, gutegura umubiri wacu. Hari usenga abumbye ibiganza nk'uko Mutagatifu Yohani Mariya Vianney yabivugaga, aravuga ati iyo mbumbye ibiganza mba ngira ngo winjire mu mutima wanjye, mba ngira ngo mpeze ibindi byose byaza kwiporopoza, byaza imbere yanjye ngo binyinjiremo. Hari uwapfukama, hari uwarambarara, ariko hari attitude imwe n'imwe umuntu yafata, hari imyifatire y'umubiri umuntu yafata bigatuma asinzira, arangara nk'igihe ananiwe. Ni ngombwa rero kureba imyifatire y'umubiri iratuma usabana n'Imana. Ikibanze ni uko uwo uri we wese wose kandi umubiri na roho byose byerekera ku Mana. Imyiteguro ya kure ni uko ubuzima bwacu haba mu kazi, haba mu yindi mirimo ya buri munsi, umuntu agomba kurangwa n'isengesho, iyo ndakuramutsa Mariya, ishapure, dawe uri mu ijuru, kuzirikana ku murongo wa Bibiliya runaka, akaririmbo keza kaza mu mutima wawe ukakaririmba mu mutima. Iyo yose ni imyiteguro y'inyuma irakwinjiza mu isengesho nyaryo. Hari imyiteguro ya bugufi. Ni kwa kundi umuntu ahigika, agerageza gutekereza ku bimuhangayitse, ntaba ari byo atura Imana gusa, ahubwo akavuga ati nje imbere yawe Nyagasani, ndakwituye kandi ngutuye n'ibimpagarikiye umutima byose. Mutagatifu Inyasi wa Loyola, Mutagatifu Teresa wa Avila, yewe na Mutagatifu Teresa w'umwana Yezu, baravuga bati banza wereke Imana imihangayiko uzanye, ubone gutuza, muganire nk'inshuti. Hagarara gatoya, utuze, umenyeshe uti ubu ndaje. Nta gusenga kuko ufite igihe, kuko ntacyo uzigera ubona. Gusenga ni nko guhumeka, turabikeneye kugira ngo tubeho. Kandi gusenga bijyana no gukora ugushaka kw'Imana wunze ubumwe na Yezu Kristu, wakoze ku buryo bwuzuye ugushaka kwa Se. Tugiye kureba noneho twifashishije ibitabo cyane cyane Le Chemin de Perfection cya Mutagatifu Teresa w'umwana Yezu, ndetse n'ubuzima bwa Mutagatifu. Chemin de Perfection ni igitabo cyanditswe na Mutagatifu Teresa wa Avila, ndetse turifashisha n'ubuzima bwa Mutagatifu Teresa w'umwana Yezu. Bombi bagize bati mbere na mbere iyo ugiye kwinjira muri orezo mu isengesho rituje, uzakora ikimenyetso cy'umusaraba, udahubuka, udahushura, utirukanka, uzirikana uti ndemera ko uri hano ndeba Nyagasani, byose ngiye kubikora mu izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Urahari rwose, mugiye kuganira nk'abantu mwembi muhari. Icya kabiri, imenye nk'umunyabyaha kandi wemere ko uri umunyabyaha. Nyuma y'ikimenyetso cy'umusaraba, abo batagatifu bombi bati si ku busa na Kiliziya yagennye ko mu ntangiriro ya misa haba umugenzo wo kwemera ko turi abanyabyaha, tugasaba Imana imbabazi, tukagerageza kwiyereka Imana uko turi
kugira ngo abe ari yonyine yadusukura, yanatwakira, yatwihanganira. Icya gatatu, abo batagatifu bati ambaza roho mutagatifu kuko niwe uza gutabara intege nke zacu. Ba umuntu woroheje. Ibyo na mutagatifu Pawulo intumwa yabisubiyemo kenshi ati kwambaza roho mutagatifu bituma aza akatugoboka mu ntege nke zacu. Ikindi, nyuma yo kwambaza roho mutagatifu ni ugukora igikorwa cyo kwitura nk'ituro. Tubisanga no mu ibaruwa Pawulo mutagatifu yandikiye Abanyaroma umutwe wa 12 duhere ku murongo wa mbere ati bavandimwe rero mbinginze kubw'impuhwe z'Imana nimuture imibiri yanyu ibe igitambo nyabuzima gitagatifu kandi kinyuze Imana, ngiryo iyobokamana ryabava ku mutima. Kwitura Imana nk'ituro, mbere yuko ntura ibintu, ntura abantu, ntura igihe, ngomba no kwitura Imana uko ndi kugira ngo nanjye mbe igitambo gitagatifu kinyuze Imana muri rya sengesho ngiye gukora, kugira ngo hakorwe ugushaka kwayo, nture Imana liberté yanjye. Undi mugenzo cyangwa se urundi rugendo rw'isengesho ni uko noneho nyuma yo kwitura Imana winjira mu isengesho, mu mutima w'isengesho nyirizina, aho winjira dans le silence de Dieu, cyangwa se mu mutuzo w'Imana, ukaba wafunga amaso gato, wahumiriza gatoya, cyangwa se ugatumbira ikintu gitagatifu runaka kigufasha. Hari uwarangamira ishusho runaka, hari uwarangamira umusaraba, hari uwazirikana umurongo wa Bibiliya wamuza mu mutwe, hari uwahera ku karirimbo kadufasha gusenga akunda. Mbere na mbere ni ukugira ngo amaso y'umubiri y'inyuma ahereze umutima, ahereze amaso y'umutima, kugira ngo umuntu yinjire mu mutima w'isengesho, ari ryo bita isengesho ry'umutima ukunda gutuza, guturiza muri Nyagasani. Hano rero harakomeye kuko hari igihe hazamo ibirangaza ugira ngo ugiye gutuza, hakazamo bya kirogoya byinshi. Icyo gihe urongera ukagaruka kuri cya kintu gitagatifu. Ushobora kuzirikana uko hostia ntagatifu, ukarisitiya ntagatifu isa, ukayibuganizamo. Ushobora kuzirikana ishusho y'umutagatifu cyangwa ya Yezu igutwara, igira icyo ikubwira kurusha andi. Hari nk'utwarwa n'ishusho ya Yezu nyirimpuhwe. Hari uwafatira ku murongo wa Bibiliya ku buryo wongera kugenda ugaruka hahandi, ku buryo ugeraho wubahiriza rya tegeko Yezu yavuze ati nimugume mu rukundo rwanjye. Muri iryo sengesho ntiwirwanirira, ahubwo ni Roho Mutagatifu kurwanirira kugira ngo ugume mu rukundo rw'Imana. Mutagatifu Teresa wa Vila yakundaga kubwira abanovise be ati nyamuneka mwisengesho sinkeneye ko mubwira Imana, ahubwo nimumureke Imana ibibwirire, mwebwe nimumurebe gusa, nimurebe Imana. Yabitozaga abanovise cyane ati ntago ari ibyo mubwira Imana mu isengesho. Iyo mwinjiye muri orezo, mu mutima w'isengesho, igikuru si ibyo murabwira Imana, mwe nimutumbire gusa, nimurangamire gusa. Kandi na Yezu yarabivuze mu ivanjiri ya Matayo umutwe wa 11 umurongo wa 29 ati nimundebereho, nimundebe, mundebere, mundebereho, muntumbire, munshengerere, mundangamire. Ntago yavuze ngo nimumbwire gusa, ahubwo yavuze ati nimundebe, ngende mbongorera na roho wanjye ibinyura Imana, mbinjize mu kuri kose. Indi ntambwe rero ubwo turimo kugenda tuzikurikiranya, nuko usohoka muri iryo sengesho wishimye kandi umeze nka Zakewusi, nkuko tubisanga mu ivanjiri ya Luka umutwe wa 19 aho umurongo wa 5, aho Yezu yahagaze yubura amaso abona Zakewusi, aramubwira ati Zakewusi manuka vuba kuko ngomba gucumbika iwawe uyu munsi. Uko kumanuka uba ni ukugerageza kwitaza bya bindi byose bimbuza gusabana na Yezu, kwizitura. Niyo mpamvu iryo sengesho rijyana no kwizitura. Isengesho ryiza rijyana no kwizitura ku bintu igihe bimbuza kunogera Imana n'abantu, ku bantu igihe bambuza kunogera Imana n'abantu,
ku mateka, igihe ayo mateka yanjye yaba mabi yaba meza ambuza kunogera Imana n'abantu, kwiyizitura kuri njyewe kugira ngo ndeke ubwikunde, kuba nyamwigendaho, egoyisme. Igihe njyewe ubwanjye niyizirikaho nkibuza ubusabanira-mana n'ubusabanira-muntu. Ahandi ha gatanu, kwizitura ku gihe, kuko hari igihe umuntu avuga ati nta gihe mfite, umuntu agategereza igihe cyo gusabana n'Imana ahubwo akakibura, kandi Imana ariyo nyir'ibihe na musumbabihe. Mu gusoza rero navuga ko muri iryo sengesho nubwo ryaba ryiza gute, ibishuko ntibibura. Ariko nanone ibishuko si byo shingiro ry'isengesho, kuko ntago tuba twagiye gusenga ibishuko, ibigeragezo n'ibindi, ahubwo tuba twagiye gusenga Imana. Niyo mpamvu Imana tuyitura n'ibyo bishuko nyuma y'isengesho tuti twarangajwe n'ibi Nyagasani tubabarire, kandi bikajyana n'uko iryo sengesho rihozaho, guhozaho. Mbere na mbere ntago isengesho ari nk'icyate umuntu asoza cyangwa diplome umuntu afata. Ni ukuvuga uti ndemera yuko uri hano ndeba Nyagasani, nubwo naba narangaye, nubwo naba nateshutse, wowe wari uhari undeba. Ugahozaho buri gihe kugira ngo umuntu agende akura mu rukundo. Nsozereze rero ko utu tuntu dukurikira ibizakubwira ko ugenda ukura mu isengesho. Ni ibintu bine bizakurangira yuko ugenda utera agatambwe mu isengesho no mu busabanira-mana, kandi ko iryo sengesho ryawe ari ryiza. Nubwo waba waragize imyiteguro y'inyuma, imyiteguro y'imbere, gusenga ukinjira mu mutima w'isengesho muri orezo, nubwo waba usengera heza gute, hateguye neza gute, ariko ibyanditswe bitagatifu bitagenda bikuryohera hamwe n'inyigisho za Kiliziya ngo wumve ko zikwigisha, zikureba, ziguhe kwicisha bugufi no kurushaho guhinduka, waba ubeshya. Iyo rero ni ingingo y'ibanze ikubwira ko ugenda ukura mu isengesho, nuko wumva ibyanditswe bitagatifu n'inyigisho za Kiliziya zigenda ari wowe zibwira cyane, hari icyo zikuzaniye, zigatuma urushaho koroshya guca bugufi ndetse no guhinduka, ugenda ucika kuri bimwe na bimwe bibi byakurangaga. Icya kabiri kizakwereka ko utera intambwe, nuko urukundo rwa Kiliziya n'urw'abayo ruzagenda rwiyongera muri wowe. Kabone nubwo wabona ingero ncantege, ingero zaguca intege za bamwe mu bana bayo bitwara nabi, yewe harimo n'ababa bashumba bayo. Niba hari uwitwaye nabi kandi wenda yarankuriye, yarambereye umushumba, hari umwana wa Kiliziya, uwo ntancogoze mu rukundo rwa Kiliziya, kuko siwe nsenga Imana inyuze kuri Yezu Kristo mu bumwe bwa Roho Mutagatifu. Ahubwo nkarushaho gukura mvuga nti Nyagasani, mpa noneho ngiye kuba muzima, kuba urugingo ruzima, kugira ngo aho uriya yateshutse ngiye nshyiraho agasanzu kanjye, nshyiraho agatafari kanjye. Icya gatatu kizanyereka ko nkura mu isengesho, ni ukumva ntacogora na rimwe mu nzira z'urukundo, ukwemera n'ukwizera no kwitangira abandi, ibijyanye na serivisi z'urukundo. Icya kane kigomba kundanga niba nkura koko mu isengesho, ni uko isengesho ryanjye rimpa kwibanda ku bintu bitatu. Mu Gifaransa ni renonce, denonce et annonce. Isengesho ryanjye rituma hari ibyo nigomwa kubera Nyagasani na Kiliziya ye, ibyo ni renonce. Hari ibyiza nigomwa, umuntu akigomwa gushaka, umuntu akigomwa igihe cye, umuntu akigomwa ituro runaka, amafaranga runaka yari afite, kandi nawe hari ibindi yari akeneye, kavuga ati ndagira uko ngaragaza nanjye gasanzu kanjye mu kubaka Kiliziya, renonce. Umuntu akavuga ati ndigomwa icupa, ndigomwa ibi n'ibi nari kugura kugira ngo na Kiliziya ibeho cyangwa abana ba Kiliziya babeho, iyo ni renonce. Bikajyana na denonce. Denonce ho ni kwamagana cyangwa se kwitandukanya n'ikibi. Denonce niba ikintu ari kibi umuntu akitandukanya nacyo. Renonce ho aba ari cyiza ariko ukakigomwa kubera ko uharanira icyiza cyisumbuyeho. Undi mugenzo rero ni annonce, ni kwamamaza,
mu mvugo n'ingiro ibyiza bya Nyagasani, by'umwihariko Nyagasani ubwe mwahuye. Dukomere kuri ibyo bintu, renonce, denonce et annonce, kwigomwa, kwamagana ikibi no kwamamaza umwiza, nyir'ubutagatifu, 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 Nyagasani Imana, se w'umwami wacu Yezu Kristo. Murakoze, mukomeze kugira amahoro ya Kristo. Turacyari mu ntangiriro z'umwaka, umwaka mushya muhire.